Ni karibu kuri Key Property Rwanda tubereke inzu nziza cyane. Turi Kanombe rero, umanukiye kuri Air Force uraza ukatugera ku ino nzu ahantu bita muri Coko. Reka turebe, ni miliyoni 60, inzu itarangiye iburi ibintu bikeya ukahita uyirangiza. Ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon na salamanje, igikoni mu nzu ndetse na negisi hanze. None imodoka ebyiri wana ko bimeze neza cyane. Ni karibu tujye mu nzu, iyi izaba ari bariko yacu, salon ngiyi. Wow. Salon nziza cyane, wana ko ni inzu ibura ibintu bike, irabura gushyiramo amakaro ndetse no gukinga n'amatara, nta kindi, na toilette ukazishyiramo. Ngiyi TV stand irimo, parafo gypsum hejuru irimo. Ni karibu muze mbereke hano muri dining room cyangwa se salamanje. Babantu mujya mumbaza inzu nkizi miliyoni 60, urumva ko ntago ari igihendo ku nzu hano warangiza bakaguha 400 yawe nko gukodesha. So ibyumba ni 4. So iki ni icyumba cya mbere nkuko muri kukibona, icyo ni icyumba cya mbere. Ni icyumba kimeze neza, ubona ko nuko bimeze. So kizaba gifite iyi dushe na toilette. Reka mbereke muri master room, ariko ntaragenda, iki ni igikoni. Iki kizaba ari igikoni cyayo, ubona ko icyo ni igikoni cyayo kimeze neza. Tuvuye mu gikoni, dufite hano ino nzira itujyana mu bindi byumba. So aha dufite ibyumba 2 bisangiye dushe na toilette, bizaba bisangiye dushe na toilette. Ibi bizaba ari ibyumba 2 biza bigasangira dushe na toilette. Icyumba cya nyir'urugo, icyumba cyiza kinini, urabona ko ni icyumba cyisanzuye nkuko muri kumbona, kimeze neza cyane. So iki ni icyumba rero kizaba gifite dushe na toilette. Aha ngaha naho gushyira aka garde-robe hano, iyi ni garde-robe, dushe na toilette izaba igiyemo hariya nkuko muri kwibona. So ni karibu rero, miliyoni 60 tuguhe ino nzu nkuko mwabibonye.